Muri ino si hagiye haba intambara zigiye zitandukanye, intambara ya mbere y'isi yose, iya kabiri y'isi yose. Izo ni intambara abize neza cyangwa n'ubu bakiga biga mu mateka, ariko nyamaze hari inkuru nyinshi ku isi cyangwa se hari intambara nyinshi ku isi zagiye zibaho cyangwa n'uyu munsi zikibaho, abantu batajya bitaho, batajya banavugaho, batajya banandikaho. Ariko wenda hari bagiye kuzivugaho bakanazandikaho, ntabwo babona ububiko bw'ibitabo bitewe n'uko izo nkuru zaba ndende, bakazivuga bakongera bakazivuga n'ejo bakazivuga. Mbese buri hose hajya hakwira igitabo cya buri umwe kivuga kuri iyo ntambara ya buri wese. Reka mvuge ngo buri wese burya muri ino si agira intambara yiwe arwana, kandi akayirwana bitagombereye amasasu cyangwa se izindi mbaraga izo arizo zose, cyangwa se tekinike zifashishwa mu ntambara cyangwa se amabombe. Burya rero muri ino si ya rurema urugamba rubaho rukomeye, ndetse urutsinze yagakwiye kwishimira, ni urugamba rwitwa ubuzima. Ubuzima ni urugamba hahandi urwana kugira naho ubira icyuya kandi ntawe ukwirukaho. Ariko nyamaze burya iyo urwana ugana imbere kandi urwanira ubuzima bwawe, ndetse no kuba umunyakuri muri ubwo buzima bwawe uko byagenda kose, ibyo byose ni Imana ibigufashamo. Ariko abantu benshi iyo turwana uru rugamba, hari ubwo dushaka kurukoresha imbaraga z'umubiri, kandi umubiri wacu urananirwa. Niyo mpamvu nta wigeze urwana urugamba nk'uru nguru rw'umubiri ndetse n'ubuzima akoresheje imbaraga zisanzwe ngo abashe kunesha. Reka dufate urugero ku mwami wacu Yesu Kristo. Uyu niwe wenyine warwanye urugamba rw'umubiri ndetse yifashishije Mwuka Wera, ubundi arangije aranesha. Ariko se wowe uri muntu ki? Urinde wifashisha iki kugira ngo ubashe guca muri ibyo byose ucamo, yaba ibyo uvugwa, ibyo ubesherwa, ndetse n'abo ngabo bakwiyoberanyaho ngo ni inshuti, kandi icyo bagamije ari kukurangiza. Mvuze kukurangiza kubera yuko abantu benshi, umuntu nakurangiza neza, kukurangiza si uko yakwica, ahubwo niyo atakurangije burya aragukereza. Ariko nyamara kugukereza kwiwe hari igihe agukereza kubera isezerano ufitanye n'Imana, Imana ikagutegera. Burya iteka rero muri ubu buzima, urwo rugamba urwana, iyo washatse kuva mu mwijima ugana mu mucyo, uhura n'imbogamizi nyinshi. Ese uratekereza yuko kuva aho ngaho mu rugo iwanyu ujya kugura amabuye kugira ngo ubashe guca mu mucyo? Reka tuvuge yuko nta muriro w'amashanyarazi mugira aho ngaho mu rugo iwanyu. Ufashe urugendo ugiye ku kabotike aho ngaho muturanye, ugiye kugura ibuye n'itoroshi kugira ngo ubashe kugenda ubone urumuri rw'aho ngaho mu rugo aho utuye. Ese utekereza yuko utahura n'imbwa zimoka? Izo mbwa zakumokera, yewe uretse no kuba zakumekera gusa, harimo n'amayira menshi agiye asibanganye, harimo n'ibikuku byinshi ukwiye gusimbuka. Ibyo bikuku rero ni iyo mitego ugenda utegwa mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko se gahunda ni ukuneshwa. Ntushobora kuneshwa kubera yuko Imana ijya kukurema hari uburyo yakwambitse imbaraga, ndetse ikwigisha uburyo ugomba kubana n'abo bantu. Hashimwe Imana ibana nawe mu byo ukora bya buri munsi, ariko ntabwo uzapfa gucibwaho iteka gusa kubera yuko Imana izi mpamvu uvuga ibyo, izi mpamvu ukora ibyo, izi mpamvu ugenda gutyo, izi mpamvu ndetse n'abo ngabo bakwiyoberanyaho. Ariko iyo uri kumwe n'Uwiteka nta kidashoboka. Ahubwo ikitunanira ni iki? Ni uko bamwe batwibeshyaho ndetse bakumva yuko byagenda kose tugomba kuba mu ngoma y'umwijima kugeza igihe isi izarangirira. Ariko nyamaze ntabwo bazi yuko twahumutse ubu ngubu turi kureba imbere heza hagana mu ijoro. Muri urwo rugamba rw'ubuzima twavugaga rero, ntabwo ushobora kurwana ngo uneshe utari kumwe n'Umwami Yesu. Mu gihe wumvishe bikomeye, mu gihe wumvishe bari kukuvuga, mu gihe wumvishe bari kukubeshyera, mu gihe wumvishe bari guhimbahimba inkuru zo hirya no hino, burya uri umuntu w'ukuri kubera yuko bagufataho topike. Ese waba uri muntu ki ubaye mu isi y'abajijwa ndetse batazi, batanasobanukiwe uwo uri we, batakuvuga? Ese ubundi waba uri muntu ki babaye batishimisha binyuze mu kukubeshyera, yewe ndetse bakagukoraho n'inkuru? Impamvu bazigukoraho ni ukugira ngo Imana iziyubahishe, kandi yubahishe igaragaje yuko uri umunyakuri kuva ku itangiriro kugera ku iherezo.
ninde muntu waguciraho iherezo atarigeze agira uruhare mu kuvuka kwawe ndetse no kuremwa kwawe ndetse no kubaho kwawe? Imana yonyine niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma kuri wowe. Niyo mpamvu udakwiye kubaho wiganyira wibaza ngo ese kuki bambuze ibi, ese kuki bankoreye ibi. Reka babigukorere, kubera yuko iryo naryo ni irindi shuri ry'ubuzima ndetse n'urundi rugamba ugomba kurwana. Gusa uzirinde ntugakoresha imbaraga z'umubiri mu gihe urwana urugamba nk'uru. Uzarwane bucece kandi urwane utavuga, kuko burya iyo uvuze ni nabwo umwanzi wamenya aho imbaraga zawe ziherereye, maze wo kurwanya disi akabona ahera agira ngo aguhire ikazi ngo arihima ndetse aranihumura, ubundi maze byose bikaba iby'ubusa. Bahisha imbaraga zawe ubinyujije mu guceceka ndetse bagire ngo ntunahari, ariko nyamaze urahari kubw'imbaraga z'Uwiteka. Ese ibuye ryagaragaye ni gute ryakica isuka? Ntibishoboka. Humura rero, Imana ikoresha uburyo ubwo ari bwo bwose ikakumenyesha abo bantu kugira ngo umenye uko ugenda ndetse no kubirinda. Arega nta kindi gituma bakwanga nuko uri umunyakuri. Ese ubundi niba Yesu yaranzwe kubw'ukuri kwiwe ndetse bamwe bakanamwihakana kandi bari intumwa ze, wowe urinde se utakangwa kubera ukuri kwawe? Wese urinde utavugwa kubera ukuri kwawe? Guma mu kuri kwawe maze ushikame, nurangiza wamamaza Uwiteka ndetse uniherere unasenge. Mu gihe bamwe bakiri kuvuga ngo uriya mupagani se wapaganye utazagira naho yigeze azagera kuki, maze uzabatungure mu gihe ari uzaba uri ku marembo y'ijuru. Bamwe baribaza ngo ese birashoboka? Birashoboka cyane, kubera yuko ijuru ribaye ari iryabo ntiwarijyamo, ariko kubera yuko ijuru ari iry'Imana, uyu munsi wa none Imana ikwaguriye amarembo, kubera yuko ari ivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Humura ntukihebe cyangwa se ngo wiganyire ibyo ubona bikomeye. Imana igiye kubyoroshya. Kubyoroshya kwabyo nuko iragikumenyesha buri kimwe aho kigeze, bucece kandi bucece. Iragikoresha uburyo ubwo ari bwo bwose, bwaba bubi cyangwa ubwiza, ibikumenyeshe. Ntabwo Imana izigera igutetereza. Imana nijya kubikora izabikumenyesha. Nibikumenyesha ntubyumve cyangwa ngo ubihe agaciro, nibwo bizaba bikurushaho. Hanyuma igikurikiye kuri ibyo ni ugusenga. Wamara gusenga ukanasesengura wifashishije Mwuka Wera, maze byose bikagenda neza. Ibyo byose kubivuga ndetse no kubyumva n'ahandi ushobora kubisanga ni ku Muyoboro TV.